Mwaramutse kandi inshuti z'umusaraba, igitondo cyiza kandi buri gitondo hamwe na Yesu nk'uko ikiganiro cyacu kivuga. Nshimye Imana nanone kuba itwemereye kuduha ikindi gitondo cy'umugisha. Turi ku ijambo rivuga ngo numenye ibi rwose ntuzongera kugira ubwoba mu buzima. Ntuzongera kugira ubwoba mu buzima. Rero uyu munsi reka mbabwire ngo turiga ku ijambo bita ngo igakunyurwa. Kutanyurwa ni intwaro nanone ikomeye cyane, nk'uko turimo tureba ko ubwoba ari intwaro Satani akoresha. Rero no kutanyurwa ni intwaro Satani akoresha cyane mu buzima. Ndabizi neza yuko ubuzima bufite ibintu byinshi bitandukanye bigize ubuzima. Umuntu aravuka, agakura, hanyuma agasaza, igihe kikagera akanapfa cyangwa se agapfa atanashaje. Byombi birashoboka. Muri uko kuvuka hari ibyo uba ukeneye, mu gukura hari ibyo ukenera, mu buzima bwose hari ibyo ukeneye. Umuntu akenera, tufate nk'urugero ku bijyanye n'imyigire. Umuntu ariga, akiga pirimeri, akiga segonderi, akiga iniverisite. Ndavuga ku bagize amahirwe, cyangwa se ntunige, nabyo birashoboka, ibintu bibaho. Hanyuma rero ikiba kigoranye mu buzima, iyo urimo wiga pirimeri uba uvuga ati Mana yanjye ndakwinginze nzarangize. Imana ikaguha kurangiza. Wakiga segonderi uti ishuri riragoye. Hanyuma wakiga iniverisite ukavuga ati nta nubwo waba ukoze bachelor gusa ukavuga ati iri shuri ko ntazarisubiramo. Warangiza bachelor atari kubona arize, ukajya gukora masters. Warangiza masters atari ko ndabona nta naho nageze, ukajya gukora PhD. Warangiza PhD atari ku bundi mu biki, kanandika ibitabo byinshi nibura mfate indi grade ikurikiyeho. Hanyuma iyo birangiye nanone uba wumva utanyuzwe, ukavuga ati masters imwe ntabwo ihagije, PhD imwe ntabwo ihagije. Ndavuga ku bakurikiye ibintu byo kwiga, ugasanga urahora muri urwo. Undi nawe akavuga ati reka nubake inzu. Uyu munsi kubaka inzu ukavuga ati yo mbega inzu nziza. Kabiri ukavuga ati inzu ntabwo ari nziza, ndabona atari ibyo nashakaga. Ukubaka indi nawe ukabona ukeneye guhindura ibintu byinshi. Ukubaka iya gatatu, ukubaka iya kane, ukubaka iya gatanu. Umugabo bita Salomo warangije aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Kandi hari ibintu bidahaga. Amaso ntahaga kureba, ururimi ntiruhaga kuvuga. Ngo hari ibintu yabonye bidahaga nka bitatu: amaso adahaga kureba, ururimi rudahaga kuvuga, amatwi adahaga kumva. Rero n'ubuzima bw'umuntu niko bukeye. Hari ibintu byinshi cyane umuntu ahoramo bituma rimwe na rimwe ahora yifuza, ahora atekereza ngere kurikira, kubera icy'abandi. Rero kutanyurwa rero gutandukanye n'iterambere. Umuntu mu buryo bumwe n'ubundi yifuza gutera imbere. Rero turimo turavuga hano kutanyurwa bitandukanye no kwifuza gutera imbere. Kuko ushobora kuvuga ati uyu munsi numvaga ndaha ngaha ariko ndashaka gutera agatambwe nkagera hariya. Ibyo bitandukanye no kubaho utanyuzwe mu buzima. Umuntu utanyuzwe ahora ahangayitse, ahora yumva kiriya nacyo, na kiriya rata, na kiriya, ntabanza no gushima n'icyo abonye. Ni wa muntu ushobora guhereza amafaranga 5,000 akavuga ati kandi ubwo yari afite n'10, urase kuki atampaye 10,000. Uyamuha atanayagusabye, ariko akumva wagombaga no kumwongera andi. Kubera iki se uraba yasigaranye? Abakire si abantu, kandi buriya yari afite menshi. Banza unyurwe n'ayaguhaye, unamubwire ngo merci, wakoze kumpaye n'amafaranga rwose, Imana iguha umugisha. Umuntu utanyurwa uramucumbikira umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3. Kabiri mwagira impamvu zituma mutandukana, ati rose yamariye iki? Nabanza nyurwe nuko wamucumbikiye mu myaka 3 kandi wenda nta n'ikidasanzwe mwari muhuriyeho. Anabishimire, avuge ati warakoze kuncumbikira imyaka 3. Ariko arakubwira ati se ubundi nakabibonye maye, ubundi se yanyitayeho. Umuntu utanyurwa ushobora kumugurira ibiryo akavuga ati ubundi se kucyanguriye inyama z'inkoko, yagombye kungurira ifi. Ubundi urafite amafaranga, kubera icyo batayatanze n'abanyabugugu sinzi biki. Abo bantu babaho bakabaho no mu buryo bw'umwuka. Umuntu Imana ikamugirira neza, akavuga ati Imana rwose buriya kucyo abandi yabahaye biriya, wabanje ukareba n'ibyo yaguhaye. Umuririmbyi naramukunze yararirimbye ngo urarira inkweto, hari abantu babuze n'ibirenge byo kuzishyiramo. Urarira inzu, hari abandi baryamye mu bitaro badakeneye n'ayo mazu. Shimira Imana yuko naho urimo wirukanka wabuze aho ukodesha uri muzima. Ushimira Imana yuko nubwo wabuze inkweto zo kwambara n'ibyo birenge ubifite, ubasha no gukandagira. Rero ahangaha uyu munsi turaganira ku kintu cyo kutanyurwa. Hanyuma wige kunyurwa.
wige kunyurwa mu bintu byose, kuko nibwo uzanesha ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'ejo hazaza. Umwana wawe nimba ari kwiga muri 9, nimba nta buryo bwo kumujyana muri international school ngo ajye muri Cambridge, iga kunyurwa n'ibihari. Uvuge ngo Mana ndagushimye, kuko noneho harababuze n'abajyana muri 9. Twavuze ngo gutera imbere hano bitandukanye no guhama ufite umururumba, guhama utanyuzwe. Abatanyurwa ntibashima, abatanyurwa barashukura, bahorana ijosi rikwedutse, baba bashaka na turiya iminkanyari yaje mu maso kubera kutanyurwa. Ugasanga n'umurokora abayeho muri ubwo buryo. Abandi bambaye igitenge cyiza, umugore araribuzwa ibitenge byaje mu rusengero, akavuga ati umugabo wanjye ntangura bino bitenge, yataka muraza ku nkeke, ndashaka kino gitenge nanjye, runaka yaje yambaye superi, menya yaje yambaye bazerishe, njyewe kubera iki? Iga kunyurwa, iga gushima Imana. Numara kunyurwa n'ibyo ufite, niho uzagera imbere y'Imana ukabibwira ati ariko nanjye byambera. Mana nambaye bazerishe, ubu ntabwo byambera, ntabwo byaba ari byiza, ariko nimba atari nabyo muri iyi minsi utanabikora, nta kibazo, ndagushimira yuko niyambariye Royal, nuko niyambariye iyi baze isanzwe. Ushime Imana, ugira umutima unyuzwe, Imana ishimwe cyane. Turebe ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo, urwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, igice cya 6, turahera ku murongo wa 6. Havuga ngo iki? Haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro bidukwiriye biduhagije, tunyurwe nabyo. Yesu nahabwa icyubahiro. Wenda narekera ahangaha, utaha dushobora gukomerezaho ngo kuko abifuza ubutunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bihenebere bikabarimbuza. Abantu bifuza ubutunzi, abantu bafite kutanyurwa, abantu bafite umutima uhora urarikiye, bafite icyaka cyinshi cyo kubona amafaranga vuba, abo ngabo bashobora kwiba, bashobora gukora ibitandukanye, bashobora guterura umutungo w'ikigo runaka kubera ko ntabwo afite kunyurwa. Iyo yageze mu mafaranga y'abandi akabona ni menshi, aravuga ngo amafaranga wayagira yanjye. Iyo yageze mu mutungo bamuhaye akazi ari accountant, aravuga ati ibi byagombye kuba ibyanjye, nanjye nagombye kuba ndangije iriya nzu, nagombye kuba ntwara imodoka iyi n'iyi. Noneho ntibijyane na sitayiro y'ubuzima, kuko ubukire nabwo bukura nk'umwana, ni sitayiro y'ubuzima nyine, bigenda buhoro buhoro, ukumva ushaka kugera ku bintu vuba, ukumva urirukanka, ukumva mbese nibyo Bibiliya yavuze ngo abo ngabo kuko bifuza kuba abatunzi, bifuza kuba abatunzi, barirukanka ngo bagwa mu moshya. Aha ndagira ngo mbibutse yuko atari ikibazo cy'uko Imana yanga abatunzi, oya, hepfo nukomeza gusoma uzumva icyo yabavuzeho n'icyo yabwiraga Timoteyo kubafasha. Abatunzi nabo yababwiraga ko bagomba gukoresha ubutunzi bwabo mu kubaha Imana. Imana ntabwo yanga abatunzi, ahubwo yanga abisambo, yanga abantu batanyurwa, yanga abantu badafite umutima ukurura n'ibitari ibyabo. Ibyo bintu rero bituma uhora munsi ya telekomande y'ubwoba, ubuzima bwawe buhorana ubwoba. Uravuga ngo ejo nanjye nagombye kuba ngeze kuri ibintu rero, ugahorana ubwoba. Ijambo ryatubwiye ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Iyo wubaha Imana ukananyurwa, kunyurwa bituma uba mu mahoro. Urarya ibijumba ukumva uranyuzwe, wanywa amazi ukumva uranyuzwe, wanywa icyayi kirimo isukari ukumva uranyuzwe, wakinywera na mukara ukumva uranyuzwe, wakinywera igikoma ukumva uranyuzwe, wakambara igitenge cyawe uko cyaba kimeze kose ukumva uranyuzwe, ibintu byose ukumva biranyuzwe. Si uko wanze gutera imbere, ariko unyuzwe n'icyo Yesu aguhaye, unyuzwe n'icyo uri cy'uyu munsi wa none. Ntabwo uri bujye kwiba ngo kubera ko ibi n'ibi bitagezweho, ntabwo. Donke mwige kunyurwa, nibwo uzabasha kurwanya imbaraga Satani akoresha z'ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Iga kunyurwa, kuko iyo gufatanije no kubaha Imana bivamo inyungu nyinshi, kuko ntacyo twazanye mu isi, nta nicyo. Ibyo byose urimo usaka umeze nk'isuri, n'ubundi ntacyo wazanye mu isi, nta n'icyo uzatahana. Bishake mu buryo bwiza, butarimo ubusambo, butarimo gushaka n'utw'abandi. Bishake mu buryo unyuzwe, bishake mu buryo buhesha Imana icyubahiro, kuko ari ntacyo wazanye mu isi, nta n'icyo uzasubizayo. Nimba ufite imyambaro, Paul yarabihoye aravuga ngo nimba ufite imyambaro n'ibyo kurya bigukwiriye, unyurwe nabyo. Imana nishimwe cyane. Hanyuma unyurwe, ushime Yesu. Uyu munsi ndagushime ko wampaye kurya ifiriti, ndagushime ko wampaye kurya ibiryo bimeze gutya, ndagushime ko wampaye kwirira ibintu runaka. Hanyuma ejo ndabizi neza yuko uri provider wanjye, uzampereza n'ibindi. Twavuze mu kiganiro cy'ubushize, nimba stoke nta kirimo,
ku ruganda birahari. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka mbabwire muri iki gitondo, uyu munsi wige kunyurwa. Iki gitondo wige kunyurwa, wige kubana na Yesu, ubanza ushimira Imana. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, ariko biracyariho. N'aka gasura ni ukubera Imana, ubuzima ubayemo ni ukubera Imana, n'ibyo wariye ni ukubera Imana, n'iyo myenda wambaye ni ukubera Imana, aho uri hose ni ukubera provider, ibyo urimo ugendamo ni ukubera Imana. Yigirira icyizere, yiga kuyishima, wige kunyurwa, kuko bizana inyungu nyinshi mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ubaho ubuzima butuje budafite stress. Ushobora kurwanya indwara zitandukanye kubera kubaho ubuzima butuje. Ushobora kudahura n'indwara runaka kubera kubaho ubuzima butuje, kuko umutima uhagaze nawe utera konda. Niko ijambo ry'Imana rivuga, umutima uhagaze utera konda, umutima udatuje utera kunanuka, utera konda. Nuko umeze nk'ikimungu, ngo ninde wawihanganira? Niko Salomo yavuze, umutima uhagaze ninde wawihanganira? Kusa na kanseri iri mu mubiri. Rero uyu munsi wa none Yesu naguhe gutuza mu izina rye. Yesu nabane nawe, Yesu nakongerera imbaraga, naguhe kunyurwa naho ugeze, naguhe umutima utuje, nakurinde kanseri y'umutima uhagaze mu izina rya Yesu. Iki gitondo ugubwe neza, uhabwe n'Imana, uhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi ube mu mahoro, umwituza no mu byiringiro. Yesu arakora imirimo n'ibitangaza. Shalom shalom. Bifurije umunsi mwiza, mugubwe neza muri kumwe na Yesu. Imana nibaha umugisha.